welcome. I am in third class. I am 5 years old. My father's name is Nelson. My mother's name is Nkamsadam. Thank you. You're welcome. Much. Mwongere mushimira abana cyane. Everyone, I am here to present letter A. Apple. Apple. Letter D, get ready. Letter D. Murabyumva cyane. Letter Z, you can come and yes, quickly. Letter Z. Quick. Barakoze cyane, ntabwo twazirangiza zose ariko inyinshi muri kubibona ko bazizi. Then we are going to present numbers. Who is going to write for me number 8? Run quickly and write number 8. Yes, come. Number 8. Number 6, yes. Keep a show. Is this number 6? Clap for yourself. What are good children? Thank you, teacher. My family. Papa, mama. What are good children? Thank you, teacher. See you again. Dear parents. Dear parents.
nursery school. Murakoze cyane. Tugiye gufatanya ndifuza ko mwansangiza ibyiza mwaboneye hano muri Seira Nursery School. Ese mwasanze bimeze bite? Murakoze. Ibyiza bya hano byo byinshi muri Seira Nursery School. Uko nkurikije urwego nazanye umwana wanjye ariho n'urwo agezeho ubu ngubu asoje icyiciro cy'amashuri y'incuke ari ku rwego rushimishije. Uko nkurikije n'amanota mbona afite nkabona n'ibyo akora n'ukuntu amaze gukanguka mu mutwe mba mbona nta kintu nabigereranya nacyo rwose nashima mvuga nti murakoze cyane. Nawe watubwira uko usanzwe ubibona, ese wowe nihe mpamvu yatumye umuzana, iki cyatumye wumva ufite amatsiko yo kuba watera intambwe ukamuzana hano muri Seira? Murakoze. Yewe icyatumye numva nazana umwana hano muri Seira Nursery School uko cya mbere na mbere narabonye hari abana bahigaga kujya aho abandi bari nkabona batandukanye n'abandi cyane. Hari uwiza aha ngaha wagiye agezeyo mbona ari guhiga basanzeyo bose abo wa mbere mu kigo hose abo yasanze. Nicyo cyatumye numva nahazana umwana cyane. Ikindi ni uko mu buzima busanzwe umwana wize aha ngaha uturuka kera aba afite ikinyabupfura, kubana n'abandi neza uba ubona nta kibazo. Mama Gabino, ndifuza ko wadusangiza ese ku bijyanye na homework. Tujya dukunda kubona utera intambwe kare hano kuwa mbere wenda urugero twatanze mu mwaka nko kuwa gatanu tukabona Gabino afashe iya mbere mu kwituzanya. Ni irihe banga wakoresheje muba mwabigenje gute wowe nawe? Ese ntabwo ajya kuva gukora homework? Ikintu cya mbere ndabanza kubabwira kubahutira. Iyo umuntu ari umuhinzi agahinga, arahinga agashaka imbuto agatera akabagara, igihe cyagera akajya gusarura. Iyo umurima weze neza wishimye ugasarura abagenzi bawe, ugasanga n'abavandimwe n'imiryango n'abaturanyi, kubera ko watinze ugasarura umusaruro muzima. Nanjye rero ntababeshye n'ababyeyi mwembi n'abarezi, ni ukuri umusaruro mubona mu bana. None njye nihereye ku ruhande rwanjye nk'uko mbajije nk'umurezi wigisha umwana wanjye, umusaruro mubona muri Gabino kuko iyo azanye homework tugira kwicara hakabaho ikintu mbese cy'ikiganiro hagati yanjye nawe amubwira ati rero Gabino ugiye kunyigisha iri somo rica kwigishije ube icambere ubw'umunyeshuri. Gabino akanyigisha amara kunyigisha nkamubwira ati noneho ugiye gukora ibyo cyakubajije kugira ngo ejo nugera mu kigo azaguhereza iki verbe. Umwana akabikora neza rwose, ekritire nziza, agafata attention neza. Ubwo nyine arigiye muha imyitozo gende gusoma ngamuhaye kubera ko nyine biri mu nshingano zayo. Unamara kuhereza imyitozo yenda gusa nawo muwatebo mwabahaye yamara kwikora ati verbe nkamukosora kishimye. Ndatona rero nawe ugiye gusubiza ibyo kwicara gute yakubajije. Nyuma yo kubisubiza ejo uzamujyanira homework akabisubiza neza rwose. Nibwo rero abazanira noza bayiro mukamukosora bwacya nkamubwira ati nyereka aho kwicara yagusoza nkasanga rwose umuhinga mayibete. Rero rwose ni ukuri umusaruro w'ibyo mu biba mu bana bacu turawubona kandi biragaragara. Murakoze. Nongeye kongera kubazaho gatoya kuri Kesia, ni irihe banga ujya ukoresha kugira ngo Kesia abone amanota meza? Ese ahora ari smart mu bandi bana? Nawe wadusangizaho gakeya uko ujya ubigenza. Murakoze. Nta rindi banga uretse guhora hafi y'umwana ukaba inshuti y'umwana, yakubona ntagutinya ahubwo akakubonamo kuri inshuti ye. Iyo uba inshuti y'umwana
nta gutinya, n'ikibazo agize cyose arakikubwira. Ikintu cya mbere nkoresha kugira ngo wenda agire amanota meza, nk'iyo mwamuhaye homework ngerageza kugira ngo mube hafi tukicarana nkamubaza uko mwabanje kubibigisha akansobanurira, narangiza nkamubwira nti ngaho nawe bikore ukurikije uko bakwigishije. Nabona hari aho ateshutse nkamubwira oya, ubwo iyo tubigiyeho impaka biba ngombwa ko duhamagara tica akatumara impaka hagati yanjye n'umwana, ubundi tukabona kugendana neza. Umuntu agerageza kumukurikirana ku ishuri no kumusura, nicyo nkoresha kugira ngo wenda agerageze kugira amanota meza. Kandi niyo bari mu ma exame ngerageza kumuha keya, kumuha utuntu akunda kugira ngo nagera ku ishuri akora ibyo bamuhaye n'umutima. Nirinda ko yava mu rugo arakaye kugira ngo atagera ku ishuri arakaye akagakora nabi, kuko bano bana bacu ni batoya avuye mu rugo arakaye nabwo ku ishuri cyane. Icyo nkoresha rero muri smartness, wa mwana rwose umva wumve ntirimufate, wa mwana uba mu rugo abantu w'umutapeye mu yindi mvugo. Directrice nawe nadufashe nanone amudusomere. Ni umwana witwa Niganze Kesia. Uyu mwana uko bamutegura aza mu gitondo ntabwo ushobora kubona ataha yiyanuje, uko bamuzanye niko ataha ameze. ni ukumwitaho, ni kwa kumwitaho. Kirazira ko umwana yava mu rugo ntarebye uko agiye yambaye. Niyo naba ntamwiyabikiye ntabwo njya nizera ko yambaye ibintu ushaka. Ni ngombwa ko asohoka mubonye neza nkamwitegereza nkareba ahantu hose, kandi nkamubwira ko kwiyanduza ari we. Iyo ageze ku ishuri akagira ikibazo cyo kwiyanduza, gerageza kumuhindurira undi mwenda ari bujyane ku wundi munsi kugira, bityo nta bindi narenzaho. Uko umwana wanjye ahagaze hatabayeho kuvuga ngo hari ibyo nkora. Ndashimira n'abarezi biriranwa nabo bagerageza kumwitaho. Nta kindi narenzaho. Murakoze cyane babyeyi beza, nifuzaga ko